umuntu ajya yibaza ngo harya ubundi abataragize aya mahitamo bo baguwe neza. Icyo kintu muzarebera cyane ku muntu witwa Pilato. Pilato yaburiwe n'umugore we igihe yabwirwaga ngo ntagire icyo akora kuri Yesu, ariko Pilato yatinye yuko ngo nadashyira mu bikorwa ibyo bamusaba ari butakaza akazi ke. Ariko reka mbabwire ikintu, amagambo ari mu gitabo cy'Imigani mu gice cyaho cya 10 umurongo wa 24 haranditswe ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ngo ariko icyo umukiranutsi asaba azagihabwa. Mu yandi magambo n'ubundi kenshi abantu batinya kwiyegurira Imana rimwe na rimwe ngo batagira ubareba nabi, badatakaza akazi, batazicwa n'inzara, ariko nyamara ubundi ibyo bintu bikarangira n'ubundi bigenze gutyo bibabayeho. Ariko